ufite imyaka ingahe Mbonyi? Close to 52. Imana yampamagariye kuba mu maso y'abantu byaramvuye. You know, it's not a life nashaka. Nyirugukomera nikinagushinja uruwa. Nakuze nk'abandi bana bose numva nzaba nk'umupilote. Umuhanzi Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi bakomeye uyu mwanya tuvuga yaba mu Rwanda, Afrika ndetse no ku isi hose. Yambutse imipaka ya Afrika inshuro zitari nke, nubwo abenshi badatinya kuvuga ko ari uwa mbere mu Rwanda no muri East Africa. Muri gospel byakugora na rimwe kubona ikiganiro Mbonyi yakoze akemera ibyo bamwitirira, kubera kwicisha bugufi kwe akenshi akakubwira ko yaba uwa mbere cyangwa umwanya runaka ibyo atanabikeneye, ahubwo icyo yitaho ari ukwemerwa n'Imana. Iyo muri gospel muzanye ibintu byo gukompara, muvuze ngo turi gukorera abantu, kandi ngiye umurimo wanjye ni ku Mana. Imana rero niyo igomba yonyine kunshimira kambwira ngo ndakwishimiye. Abantu kunsapotinga n'umugisha no kuba banshira kuri urwo rwego ni byiza, ariko kuri ngewe no kuri muzanabireke pe. Israel Mbonyi Cyambu abenshi twamenye nka Mbonyi yavukiye Murenge mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo mu mwaka w'1992. avuka ari umwana wa gatatu mu bana barindwi. Mbonyi akimara kuvuka nyuma y'imyaka 5 mu 1997 we n'umuryango we baje kwimukira mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma batura Kimisagara mu mujyi wa Kigali, nyuma aza kwimukira mu karere ka Musanze nyuma y'uko papa wabo yaragiye gukorera i Musanze. Nanone nyuma y'igihe kitari kinini bongera gusubira mu mujyi wa Kigali, ari naho batuye kugeza uyu munsi. Kimwe mu byo utaruzi nuko Israel Mbonyi yize farumasi mu gihugu cy'Ubuhinde, ari naho yatangiriye umuziki we wo kuramya no guhimbaza Imana. Ubu tuvugana akaba afite n'impamyabumenyi yo ku rwego rwa masters. Mu minsi mike ishize, mu byishimo n'umunezero mwinshi, umuhanzi Israel Mbonyi Cyambu yashyize akavideo gato ku mbuga zitandukanye ashimira abakunzi be bo mu bihugu bitandukanye kuba amaze kuzuza miliyoni 2 z'abamukurikirana ku rubuga rwa YouTube. Agira ati: Greetings family and friends. I'm just here to say thank you so much for the 2 million YouTube subscribers. Mu mateka agaragaza gukomera kw'Imana n'umugambo uhambaye kuri uyu musore ukunzwe n'abatari bake yaba muri Afrika no hanze y'imipaka yayo, Israel Mbonyi Cyambu mu mwaka wa 2008 na 2009 yaririmbaga muri korali ndetse akabafasha no gucuranga piano gusa hamwe no kwitinya. Akavuga ko we ubusanzwe naririmbiraga ku murongo w'inyuma. Buriya ari nabyo ndibuze kukubwiraho. Ndashimira abantu twiganye mu Buhinde, bambere umugisha kabisa. Nibo bantu bamamaje, basharinze indirimbo, bankunze mbere y'uko undi muntu wese amenye, maze abantu baranzamura kabisa. Uyu muhanzi baje kumubwira ko aririmba neza ntiyabyemera, we yumva nta cyizere bifitiye. Gusaza kugerageza mu mwaka wa 2013 akora zimwe mu ndirimbo ze za mbere, harimo nka Hari Ubuzima, Sinzibagirwa, Number 1, Ibihe n'izindi zirakundwa zihembura imitima y'abantu. Mbonyi avuga ko yagiye abona abantu benshi bamuhamagara bamubwira ko indirimbo ze yaba mu nzira, muri bisi, mu nsengero n'ahandi arizo gusa zirimo gucuranga. Uyu musore yarakomeje akora muziki gake gake, ari nako akomeza kwiga, kuko ubwe avuga ko mu byo yatekerezaga atumvaga ko umuziki ushobora kuba ibintu byamubeshaho cyangwa bikamutunga, kuko nk'abandi bana bose mu nzozi ze yumvaga azaba umupilote. Nakuze nk'abandi bana bose numva nzaba nk'umupilote. Ashimira abantu ko yuje miliyoni 2 z'aba subscribers. Yavuze ko akora indirimbo ze za mbere yazishyiraga kuri za cassette n'amasede, akaziha bamwe mu nshuti ze bakaba aribo bazumva. Avuga ko atarazi urubuga rwa YouTube, nyuma hari umwe mu nshuti ze yari afite yamurangiye urubuga rwa YouTube, afungura channel, nuko yisanze kuri YouTube atangira gushyiraho ibihangano bye. Hanyuma nk'uko izina ribivuga ahinduka Icyambu, abantu benshi bagenda bahinurwa ndetse banafashwa n'ibihangano. Uyu musore yakomeje gukora umuziki we wo kuramya no guhimbaza Imana hamwe no gusenga no kwicisha bugufi. Imana igenda imwagura cyane ku buryo bukomeye, agenda akundwa n'abatari bake ku buryo kureba imwe mu ndirimbo ze ukagenda udakoze subscribe biba bigoye. Imwe mu migisha yindi yihariye cyane mu buryo butangaje, ni umwe mu bahanzi basohora indirimbo mu gihe gito ikaba imaze kurebwa n'abantu benshi cyane, igakundwa ku rwego ruri hejuru, kandi atigeze anafata umwanya wo kubanza kuyamamaza ngo abantu bayimenye.
nahimbaga indirimbo nkazihereza amakorali composition zisanzwe nkaziha abantu bakaziririmba, so abantu banyumva bakabya appreciating cyane, bakambwira uririmba neza ariko ngiye nkumva wapi, nabaga no ku murongo w'inyuma kabisa. Israel Mbonyi yakoreye ibitaramo bitandukanye hirya no hino ku isi, yaba Kenya, Israel, Canada, mu Bubiligi n'ahandi, aha hose bikagenda neza ku rwego rushimishije, ku buryo n'uyu munsi baba bifuza kongera kubona Israel Mbonyi abataramira imbona nkubone. Kimwe mu bintu bidashidikanywaho cyazamuye Israel Mbonyi ni ukwicisha bugufi no kubaha Imana ku rwego rudasanzwe, yaba mu ndirimbo aririmba ndetse no mu magambo ye mu buryo budasanzwe. Byakugora kubona imwe mu ndirimbo zaririmbwe na Mbonyi wumva yatura akavuga ijambo Imana, mbese we mu kuyubaha no kuyivuga mu izina arabyubaha cyane. YouTube channel ya Israel Mbonyi ubu tuvugana yuje miliyoni 2 yazamutse ku muvuduko uri hejuru cyane nyuma y'indirimbo ni Nasiri yo mu rurimi rw'Igiswahili, kugeza ubu imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 85 ku rubuga rwa YouTube. Iyi ndirimbo ikimara kugera hanze yakunzwe n'abatari bake cyane abumva ururimi rw'Igiswahili, cyane ko kugeza uyu munsi ururimi rw'Igiswahili rukoreshwa n'abarenga miliyoni 200 muri Afurika. Ni Nasiri yarakunzwe cyane ndetse ifungura n'amarembo menshi akomeye ku muhanzi Israel Mbonyi mu buryo budashidikanywaho. Ni Nasiri ikaba ariyo ndirimbo ya kabiri mu Rwanda imaze kurebwa n'abantu benshi, miliyoni zirenga 85. Ya mbere ikaba ari Slowly ya Ngabo Medal cyangwa Meddy iri mu rurimi rw'Icyongereza n'Ikinyarwanda, imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 123. Abanti banje bambwiraga ko kuri Israel Mbonyi nyuma ya Ni Nasiri hiyongeyeho izindi ndirimbo zakunzwe nka Nitamani yarebwe n'abarenga miliyoni 51, Sikriza, Marengo ya Mungu n'izindi cyane ziri mu rurimi rw'Igiswahili, cyane ko muri iki gihe ubona ko ururimi rw'Igiswahili ruri kugenda rutera imbere. Ikindi kuba rukoresha cyane Tanzania na Kenya, ugasanga umubare mwinshi wabo ari abakristo, bityo bigafasha Israel Mbonyi kwigarurira imitima y'abakristo batuye muri ibyo bihugu bitandukanye byumva ururimi rw'Igiswahili ndetse na Kongo cy'igihugu yavukiyemo. Mu biganiro bye akenshi uzamubona tuje yisekera, yicishije bugufi, mbese ubona ko ibyo bamwita umusitari bitamufasheho, akwereka ko atanabishaka, ahubwo icyifuzo cye ari uko yakwemerwa n'Imana yonyine, akaba ariyo igira ku rwego runaka imushya. You are still watching RTV News. I am Israel Mbonyi, your guest anchor tonight. In other stories making headlines globally, Belarus is ready to host nuclear weapons if threatened from the West. That is the warning from the president, Alexander Lukashenko, as he visited a training ground where joint military drills with Russia are said to be wrapping up. Lukashenko met with Russia's President Vladimir Putin on Friday to discuss the growing tension along the border with Ukraine. We have this report courtesy of Al Jazeera. Ni benshi tubona y'abakorera Imana cyangwa bakora ibindi bikorwa bitandukanye bagera kuri bakamenywa na benshi, imwe mu mico ibaranga igahinduka. Gusa kuri Israel Mbonyi suko bimeze, kuko ukwiriye guhabwa icyubahiro kuri we ni Yesu Kristo wenyine watsindiye ubutwari bwose ku musaraba Golgotha, abohora isi yose, abariho n'abazabaho, ntawe uzamusimbura. Uri namba wa isanga bose nibavuge ko wera isanzure naryo reka bagushime uruwa mbere. Lovely. Uyu munsi bashoboka ko hari ibyo urimo kugerageza ukabona bigenda byanga cyangwa ukabona bitazakunda, gusa niba wowe ubwawe ubona uri mu nzira Imana ishaka kandi ukumva ko gahunda ufite ari iyo gutuma izina ry'Imana rishyirwa hejuru, komerezaho. Uyu munsi bishobora kwanga, n'ejo bikanga, ariko ejo bundi bizemera kubera Imana. Israel Mbonyi ageza ahari uyu munsi, ariko agusangije byinshi yagerageje bikanga. Wakuramo ubuhamya bukwereka ko kugerageza no kudacika intege ari imwe mu ntambwe zikomeye zo kugera ku ntsinzi. By the way, my brother Adrien yarampamagaye akicyumva indirimbo yanjye yitwa number 1. Aramugara yes uri number 1, arambwira ati mbega indirimbo nziza, aramfelicita, aranshyikira. Niwo muhanzi wa mbere wampamagaye kabisa. Evan arambwira ati ibintu ni byiza,
uzabyumva henshi. Abanyarwanda na bamwe mu nshuti zarwo bamaze kumenyera ko aho Israel Mbonyi yageze, uko haba hangana kose amateke agurwa yose agashira, ndetse na mbere y'uko umunsi nyirizina ugera. Mu Rwanda akaba yaraciye agahigo ko kuba ari we muhanzi wa mbere wujuje BK Arena mu gitaramo, ku buryo benshi bavuga ko iki ari cyo gihe ngo ataramire Stade Amahoro. Iyi ni imwe mu migisha Imana itanga, kandi bikerekana neza ko nta wegera Imana ngo yange kumwumva. Ibyo ukora yibanza imbere, wicishe bugufi, ubundi yo izagushyira hejuru. Israel Mbonyi yabaye umuhanzi wa mbere mu Rwanda wujuje miliyoni 2 ku rubuga rwa YouTube z'abamukurikira, ni ukuvuga abasubscribers, agakurikirwa na Meddy ukurikirwa n'abarenga miliyoni 1,600,000, hagakurikiraho couple ya Papi Clever na Dorcas bakurikirwa n'abarenga miliyoni 1, umuhanzi Bruce Melody urengeje 800,000 ndetse n'abandi. Ikindi wamenya kuri uyu musore nuko afite igitabo amaze igihe kitari gito ategura, yanditsewe ubwe akaba yarakise My Guitar. Avuga ko hamwe n'Imana bikunze nka 2026 cyazasohoka. Akunda gufasha kwicisha bugufi cyane, ndetse akirinda no guca imanza, kuko mu buryo butangaje umuhanzi The Ben usanzwe ukora indirimbo za Sekra z'isi nawe bafitanye projet y'indirimbo bakoranye, kandi bakavuga ko nta gihindutse yazajya hanze vuba. Yitwa Israel Mbonyi Cyambu, akunzwe n'ingeri zose, yaba abasaza, urubyiruko, abana bamwiyumvamo. Tumwifurije gukomeza kwaguka birenze, kandi ibyo yifuza byose Imana ibimwaguremo, yumve gusenga kwe. Gerageza nawe nta kabuza mu gusenga Imana, kudacika intege, kwima amatwi abagusubiza inyuma no kwihangana bizemera. Ini G7 TV Rwanda, gahunda ni ukuvuga ukuri, aho kuri tukabishima, n'ikibi tukakinenga uko kiri. Reka dukomeze gukora subscribe, dukomeze kubaka umuryango mugari wa G7 TV Rwanda. Ndabashimiye. ahubwo Mbonyi, I got this question. Ni ikibazo gisanzwe kandi wambwiye nawe uri umuntu ngo twayitugaho kenshi. Mbonyi, ufite umukunzi se? Mfite umukunzi wayeganyije inkingi z'umutima wanjye, yitwa nk'umuntu wabyize gusobanura iby'aya magambo ameze. nashaka ko wanisegonda Mbonyi listen. Ariko nubwo nyine tuba tuganira gutya, abakozi b'Imana nabo ni abantu basanzwe, abantu baradatinga, bamenyana n'abandi, bamenyana n'abandi, baka making friendships, bakagira inshuti. Ni naho nabo bageni nabo ba girlfriend bavugaga. Okay, Bibiri ivuga umugore umugabo, ibindi byose bya girlfriend ntabwo Bibiri bivuga. Bivuga fiancé igihe cya Joseph na Mary, ikavuga n'umugabo n'umugore. Ibindi byose ntabwo ari isa. Nibyo Mbonyi. Bivuze ngo rero natwe turi abantu. Uraganira n'umuntu mukamenya arahari. Nasengeye kubyuka uri ku pressure y'ibintu, uyavuze uyacecetse, uyageze gutya, uyakwanze ntacyo ngupfuye, ni ibintu ntigeze saba, ni ibintu ntigeze nifuza na gato. So ariko hari umumaro bifite, ni mpamvu byakiriye. Imana igomesha igitabo. Muri nari ndi kuri Rush nashaka kuzagisohora, ariko naje gusanga ari lack of knowledge, kutanihuta gusohora igitabo. So kubindira nkagwiza ubwenge, nkumva ibindi bitekerezo, nkazabimbira muri icyo gitabo. Nibaza ko kizaba kiza kurushaho, kubera ko aho ngeze uyu munsi na experience ufite irarutina mfite muri 2017. Ubundi nyandika nka memory, nyandika hari n'ibindi mfite muri telefone, muri agenda yanjye. Igitabo cyitwa ngo njyewe n'inanga yanjye, Just Me and My Guitar, nuko cyitwa. Ababizi ni iryo zina ntabwo nzanarihindura, ariko icyo uko ntinda niko nunguka byinshi. So nzongeramo byinshi, nta nubwo n'uyu mwaka wa 2025 kizasohoka, maybe wenda 2026 nabitekerezaho, cyangwa 2027. Murakoze cyane. Yes, reka mpere kuri The Ben. Mbere ko duhuzwa n'umuziki, turi inshuti. Twahuje nuko mama we akunda ibihangano byanjye, bituma rero tuza kuba abavandimwe. Namushimiye nuko yanyitabye mu gitaramo cyanjye, nanjye ningirwa umugisha, niko ntazi nshobora kuzaba ndi muri Kenya, ariko nanjye nakabaye nkamusapotinga. Ikindi Imana impamagara nararose, ndangira inzozi, mbona mbere y'ibyo byose biba, mbona umugabo azaraza arambwira amagitari, arambwira ngo turirimbe
umuntu turirimba indirimbo yanjye ivuga ngo yankuyeho urubanza amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Iyo ndirimbo yarayindirimbiye yose irarangira, ndangije mbyutse mu gitondo ndayandika nkagira ngo indirimbo numvishije ahandi. Tumaze kuririmba iyo ndirimbo mu nzozi arambwira ngo wese se witwa Icyambu, Imana igiye kugira icyambu cy'abantu benshi cyane ku isi. abuze yanga nta nubwo nari nzi watabuze icyo byari bivuze, numvaga n'inzu nziza. Umuntu arakura agakura kubera challenge, ugahura n'ibibazo bitandukanye muri music, ugahura n'abakumva, ugahura n'abatakumva, ugahura n'abakwanga n'abagukunda. Ibyo byose byavanga bikabyara maturité, bikabyara gukura mu mwuka, hakabamo ibyiza ibibi, byose biguhereza maturity. Icyo ni ikintu cya mbere nakuyemo. Ikindi kandi byangishije gusenga. Mu by'ukuri kera nakundaga gusenga, ariko hari igihe nasengaga muri buri abstract ntazi cyane ibyo ndimo nsengera, ariko kuva natangira umurimo w'Imana natangiye gusenga by'ukuri, kwiga gusenga by'ukuri, ko namenye ko ntashobora gukora uyu murimo ntasenga. Bituma rero ni concentra kugira ngo nsenge Imana kugira ngo urusheho kunkoresha ibirenze.